niba koko abanditse Bibiliya bari bayobowe n'umwuka w'Imana cyangwa se umwuka wera, nta kuntu imbere y'Imana twese twaba tutareshya bitewe n'uko tugaragara imbere yayo ku masura, ariko tukaba dutandukanye cyane mu mico n'imyifatire, ari naho Imana yahereye ikavuga ngo umufasha mwiza ugukwiriye umuhabwa n'Uwiteka. Byanze bikunze iryo jambo kurivuga ishobora kuba itari yitaye ku ko tugaragara ku buranga cyangwa se ku masura yacu, ahubwo ikaba yari yitaye cyane ku mico yacu, kuko imico umuntu afite ari ishobora kuba yamubanisha n'undi akabasha kumwihangana cyangwa se akabana nawe bakaba barambana. Aha ngaha turashaka kugira ngo kuri uyu munsi tugaruke ku mico isa naho igayitse igera kuri ine abantu bashobora kuba bahuriraho babana cyangwa se bashinga urugo, urwo rugo rukaba rwubakiye ku manegeka cyangwa se rudafite garanti yo kugira ngo ruzarambe, kuko iyo mico bayihuriyeho kandi abantu bayihuriyeho byagorana ko babana ngo bazamarane igihe kirekire. Iki kiganiro ni icya Wildland TV, mwagitegura kandi munakigezwaho na Donatien Bimenyimana. Tubahaye ikaze. Reka dutangire iki kiganiro urimo kwibaza ku rugo uzi rw'abantu babiri, umugore n'umugabo batabanye neza, kandi nanone ku rundi ruhande utangire wibaze ku rundi rugo rw'abantu babiri uzi umugore n'umugabo babanye neza. Byanze bikunze ukuri bugende ubatekerezaho, utekereza ko izo ngo zombi ebyiri zitandukanye, urasanga urugo rutabanye neza hari imico mibi bahuriyeho nawe uzi ubwawe niba usanzwe ubazi cyane. Kandi ku rundi ruhande nutekereza ku rugo rw'abantu babanye neza, urasanga nanone nibura umwe muri bo hari imico myiza umuziho, wenda undi niyo yaba hari imico mibi afite ariko undi ugasanga hari imico myiza abantu bose bamuziho, harimo n'iyo ngiyo imufasha nyine kuba urwo rugo rubasha kwihangana, umwe abasha kwihanganira undi bagakomeza bakabana, cyangwa se umwe kuko yabona undi agerageza kumworohera, undi nawe akagenda nibura agerageza gukosora amakosa cyangwa ayagabanya. Ariko niwibaza cyane ku rugo rw'abantu babanye nabi, uraza gusanga byanze bikunze ibi bintu bine ngiye kugarukaho babihuriyeho. Nta kuntu baba batabihuriyeho, nusanga batabihuriyeho uze muri komenti ubimbwire. Ikintu cya mbere na mbere gituma urugo rutaramba ni uko abantu babiri bahuriye ku kintu cyo kugira agasuzuguro, buri umwe yumva yuko mugenzi we nta kintu avuze imbere yewe cyangwa se nta gaciro afite, akumva yuko ibyo amubwira ntacyo bivuze, akumva yuko ibyo akora nta gaciro bifite, ibyo agiye kumuha akabimuhana agasuzuguro, cyangwa se ibyo agiye kumukora akabimukorana n'agasuzuguro kenshi. No muri sosiyete rusange n'abandi bantu bose akaba asanzwe bafata aho ntacyo bavuze akabasuzugura. Mbese muri rusange uburyo abana n'abandi bantu, uretse no kuba uburyo abana n'umugabo we cyangwa se n'umugore we, ari umuntu abantu bose bamuziho kuba ari umuntu ugira agasuzuguro, utubaha, akaba ari umuntu usuzugura umuntu atitaye ku uwo ari we, kabone nubwo yaba ari umuntu abandi bantu bafata nk'aho ari umuntu w'ingirakamaro cyangwa se ufite imico myiza, ariko akaba yamusuzugura ntacyo yitayeho. Nicyo cyatuma rero n'ubundi umugore we bashakanye cyangwa se umugabo we bashakanye nawe amubibona akabona ko ntacyo bivuze akamusuzugura. Abantu babiri niba bahuriye ku kintu cyo gusuzugurana rero, urwo rugo urumva ko rutabana mu mahoro ngo rube ari urugo ruzagira garanti, cyangwa se niyo babana by'igihe runaka ni urugo ruba rwubakiye ku manegeka isaha ku isaha rwasenyuka. Inama nakugira rero wowe musore cyangwa wowe nkumi uteganya ko washinga urugo, umuntu mukundana cyangwa se umuntu uteganya ko muzabana, wagombye gusuzuma iki kintu nimba gifite cyangwa niba ugifite wasanga mugihuriyeho. Icyiza ni uko mwarekurana mbere yuko mushinga urugo, kuko niba wiyiziho kugira agasuzuguro abantu babikubwira cyangwa se nawe umutima wawe ubikwemeza ko uri umunyagasuzuguro, ikindi kandi nawe ukaba ubisoma mu muntu mubana ubimubonaho n'abandi bantu babimubonaho, icyiza ni uko mwarekurana kuko urugo mwashinga ntabwo ruzaramba. Ikintu cy'agasuzuguro ni kibi cyane, ntabwo wasuzugura umuntu mubana n'abagusuzugura, urwo rugo ruzabe rufite garanti. Tugiye ku kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri ni ikintu cyo kugira agahimano.
niba uhimana n'umuntu mwashakanye, umugore agahima umugabo n'umugabo agahima umugore, byanze bikunze urwo rugo ntabwo ruba rufite garanti, ntabwo ruba rufite igihe kirekire cyo kugira ngo abo bantu babe bakibana, ntabwo mwabana mu mahoro buri wese ashaka guhima undi. Niba hari ikosa ryabonetse wenda riturutse ku mugabo, umugore akavuga ati okay, bwakoze iki ngiki nawe ndakora iki ngiki mu buryo bwo kuguhima, wereke yuko nanjye kuba nakugira nabi cyangwa nakubabaza nanjye bitananira, mu buryo bwo kuvuga ngo nawe ndakwihimuraho. Ibintu byo guhimana rero nacyo ni ikindi kintu kibi cyane, iyo umwe agifite n'undi agifite, byanze bikunze urwo rugo ruba ruri mu manegeka, ntabwo ruba rufite garanti yo kugira ngo muzubake urugo rukomere. Ubwo rero nimba umuntu mukundana cyangwa se muteretana muteganya kuzabana, nimba ubona muri rimwe na rimwe ajya akora ibintu byo kuguhima, kandi nawe ukaba wizi yuko iyo kamere uyifite yo guhima abantu cyangwa ukundana nawe guhimana, ukaba utajya ubasha kwihanganira ikosa ry'umuntu yakoze, igihe iteka umuntu yagukorera ikintu kikakubabaza, nawe umwitura gukora ikindi kugira ngo ukunde umuhime. Ubwo rero iyo mico niba uzi yuko uyifiteho n'uwo muntu mukundana akaba yifitemo, ibyiza ni uko mwarekurana, kuko urwo rugo ntabwo muzabana ngo mushinge urugo rukomere, byagorana. Twagiye tugeze ku kintu cya gatatu. Ikindi kintu cya gatatu ni ikintu cyo gukunda guhubuka cyane. Niba wiziho ko uri umuntu ukunda guhubuka kandi ukaba uzi ko n'umufiyanse wawe nawe ari uko, nawe agira ikintu cyo guhubuka, ndakubwiza uko urwo rugo ntabwo muzabana, kuko umwe ashobora kuzacika wenda agakora agakosa runaka, noneho wenda se anagakoze atari uko wenda agakoze yahubutse, noneho undi nawe agahita ahubukira gukora ikindi kintu kibi kugira ngo nawe amubabaze, bitewe n'uko iyo ukunda guhubuka iteka ugakora ikintu utatekerejeho, biba ari bibi cyane, ntabwo ubasha kwihanganira ikintu kibi kibaye cyangwa se ikintu kigoranye. Ushaka guca muri situwasiyo igoye bikagutera guhita ukora ikindi kintu kibi mu buryo bwawe nyine bwo guhubuka, ugasanga ukoze ikindi kintu kikaba cyateza ibara cyangwa se cyazana ikintu kibi cyane mu mubano wawe n'uwo mwashakanye. Muri make rero, nimba wiziho ikintu cyo kuba ugira ikintu cyo guhubuka, akenshi ukunda gukora ibintu utabitekerejeho, byaba byiza usuzumye n'uwo uteganya kuzabana nawe niba icyo kintu nawe yaba akifitemo, kuko nimubana mwembi mbona abantu bagira ikintu cyo guhubuka, mushobora no kuzahubuka mwembi mugahubukira icyarimwe, cyangwa se mugahubuka akaba yanakora ikintu gikomeye cyane, akaba yakora ikintu cyamufungisha cyangwa se cyashyira urugo mu kaga cyane, bikaba byaviramo gutandukana. Urugero, umwe ashobora nko kurakaza undi, akaba yahita kuko ari mwese muri ikintu cyo guhubuka, niba umwenda akurakaje nawe ugahita uhubukira wenda nko kumukubita wenda ikintu kimwangiriza, ugasanga wenda uramwangije cyangwa uramukomerekeye cyangwa se uramwishe, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane, nawe kuko atihangana nawe agahubukira kugira ngo murwane yiyishyurire, kuko ntawe gukora ikintu yabanje gutekerezaho neza, yafashe umwanya ngo agitekerezeho, ugasanga nyine biteje ikibazo gikomeye cyane mu mibanire yanyu, bishobora no kuba byabaviramo nyine gutandukana, cyangwa se bikazana ikindi kintu gikomeye cyane mu rugo rwanyu, harimo ndetse no kuba wanafungwa cyangwa se hazamo ikindi kintu gikomeye mutigeze mutekerezaho. Ariko muri make, inama nakugira, niba ubona umuntu muteganya kubana agira ikintu cyo guhubuka nawe kandi ukaba ukiyiziho ko kiri muri bo ukunda gukora ibintu uzi neza ko ubutse nyuma ugasigara ubyicuza, muri make uwo muntu mwatandukana hakiri kare, kuko ntabwo muzashobokana, kuko buriya abantu bararambagizanya bagateretana, ko mugenda mumara igihe kirekire ugenda hari ibintu usoma mu muntu utari uzi. Niba ugira amahirwe rero ukagenda ubona ibintu nk'ibyo hakiri kare, umuntu wamureka niba uzi ko ibyo bintu uri kumubonaho nawe umutima wawe ukwemeza neza ko ubyifitemo, cyangwa n'abandi bantu benshi cyane bagenda babikubwira, kuko mu mico y'umuntu hari ibyo umuntu aba yiziho abandi batamuziho. Ibyo ngibyo rero niba ubyiziho ni uko, ariko hari n'ibyo uba utiyiziho abandi babikuziho, bakajya bahora babikubwira ariko wenda ukabyirengagiza. Niba abantu bahora babikubwira ariko wenda ukabyirengagiza, ariko ukaba uzi neza ko abantu bakunda kubikubwira, bisobanuye ko ubifite rero nabwo ubimenye. Icyo nacyo ni ikintu waheraho wirinda kuba wabana n'umuntu muje iyo mico mibi. Twagiye tugeze ku kintu cya kane, aricyo cya nyuma. Ikintu cya nyuma nacyo ni ikintu kibi cyane gishobora gutandukanya abantu babana nk'umugore n'umugabo, ni ikintu cyo kwikunda cyane, ikintu cyo kugira inarijye.
ukumva yuko byanze bikunze hari ibintu ugomba kwikubira runaka uwo mwashakanye atari ngombwa ko yabonaho, cyangwa se niyo yanabibonaho ariko ntabiboneho ku kigero nk'icyo wowe ubikenewe cyangwa ugomba kubifataho. Icyo ni ikintu kibi cyane, nimba uzi yuko uwo muco wifitemo ukumva yuko hari utuntu runaka ugomba kwikubira uwo mwashakanye we atagomba kuba yabonaho, icyo kintu ni ikintu kibi cyane. Ibyo bintu njya nkunda kubibona cyane cyane ku bagabo, ugasanga mfite amafaranga runaka, mfite ninjye uyakora ninjye uyavunika, hari n'ibi ngomba gufata kuko ninjye uvunika ninjye ugira gute, kandi ukibagiza yuko uko ubikena uko ubibona bikagushimisha nabibonye byamushimisha. Muri make rero niba ukunda kugira ikintu cyo kwikubira ukumva yuko hari ibintu uba ugomba kubona uwo mubana cyangwa se mwashakanye batagomba kubona, ukagira ikintu cyo kuba wabyikura cyangwa se kumva kwikunda cyane, kumva yuko nyine ari wowe ubikeneye cyane kumuruta, icyo kintu ni kibi. Cyangwa se nimba uri nk'umugore ukajya wumva yuko ari wowe wakenera kwambara neza, umugabo kuba yakwambara neza ntacyo bivuze cyane, bya bindi bantu bajya bavuga imyumvire ya kera ngo urugo rwiza ngo umugore ngo uko yambaye ngo nibyo ngo bigaragaza ngo uko umugabo ameze. Ntabwo bisobanuye yuko umugore niba agomba kwambara neza umugabo we ngo niyo yakwambara nabi ngo ntacyo byaba bitwaye, oya. Nk'uko harimo kwikunda, icyo ukeneye menya ko na mugenzi wawe nawe yagikenera, icyagushimisha menya ko na mugenzi wawe cyamushimisha, icyakubabaza menya ko nawe cyamubabaza. Muri make rero inama yanjye y'uyu munsi yari ukugaruka kuri ibi bintu bine. Nimba uzi yuko ibi bintu bine twagarutseho ubihuriye hamwe n'umuntu muri mu rukundo, uba warafashe umwanya wo kumwigaho cyangwa kumutekereza, cyane butajyaga unawufata umutekereza usuzume ibintu, n'uwo usanga hari ibyo ufitemo nawe akaba abifite mukaba mubihuriyeho. Byiza ni uko rwose niba kubikosora we ku giti cyawe utabishobora ngo ni uko umukunda kandi ukaba uzi ko kubyikura muri kamere yawe utazapfa kubishobora, cyane cyo n'umuntu buriya ingeso y'umuntu aba afite, cyane cyane ingeso mbi nk'iyi iyo umuntu ayifite ari mukuru kugira ngo ikosore biba binagorana. Muri make rero ibi ni ibintu wasanga uhuriyeho n'umuntu mukundana muteganya kubana, ukaba uzi neza yuko urugo byanze bikunze mugiye kubana rwanyu bizagorana ko ruzaba ari urugo rufite garanti cyangwa se ruzaramba. Bashimiye kuba mwafashe umwanya mugakurikira iki kiganiro. Nimba utarakoze subscribe kuri iyi channel wayikora, kuko duhora dukora ibiganiro buri munsi kandi nk'ibi byubaka. Ubwo rero nimba wumva yuko iki kiganiro kigufashe cyangwa se uzakenera kumva ikindi kiganiro kijyanye n'ubuzima cyangwa se n'urukundo cyangwa imibereho myiza, wakora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ikiganiro tukishyiraho ujye tukibona mu ba mbere. Ubwo tuzasubira mu kindi kiganiro. Ndabashimiye, nshimiye umwanya wabafashe kugira ngo mve iki kiganiro. Tuzasubira naho ubutaha. Imana ikomeze ibarebe neza kandi bishimire.